ari mu bagore ba mbere hano mu Rwanda bazwi cyane kurusha abandi. Ibitangazamakuru byandika ibyo ku muyoboro wa internet, ku maradiyo, aho hose uzamusangaho kubera umuhate n'umurava akorana mu kazi ke ka buri munsi. Avuga ko mu kazi ke agira abamukunda ndetse n'abamutinya, abatamuzi ngo bamwita amazina atari meza nk'ishyano, igishegabo, inshinzi, umwihanduzacumu, ikihebe n'ayandi menshi. Uyu mugore yagiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mu mashusho atandukanye yagiye ajya hanze avuga ku bitagenda neza muri politike ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Abinyujije mu bitangazamakuru bye bitandukanye ari byo Mama Urwa Gasabo na Mutesi Scovia bikorera ku muyoboro wa YouTube. Uyu mugore yabaye kimenya bose kandi kubera inkuru zicukumbe yagiye akora ubuvugizi ndetse n'abantu bakamukundira uburyo abaza neza ibibazo, bakanakunda uburyo asubizamo neza ibibazo abajijwe nawe. Yagiye avugwaho kandi inkuru nyinshi zitandukanye zagiye zituma abantu bamutinya, aho twavuga nk'inkuru yakoreye ku rugamba rwa M23 ndetse n'ingabo za FARDC, guhura kwa General Sultan Makenga. Ibi byose byatumye benshi bamwibazaho. Muri iki kiganiro mumenye nawe turaza kukubwira imvo n'imvano y'uyu mugore ndetse n'amateka n'ibigwi byaranze Mutesi Scovia, urugendo rwe mu itangazamakuru ko rwatangiye. Uraza gusobanukirwa kandi byinshi wamwibazagaho. Ntiza amatwi ubundi unyima bamvangira, muviri muzini muzingwi byaranze Mutesi Scovia. Ubaka kanya ufite titire ikomeye cyane mu gihugu. Kora subscribe kuri Nyirandabizi TV, tuzajye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Tripoti. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mutesi Scovia. Yavutse mu mwaka w'1986. Yavukiye mu gihugu cya Uganda aho umuryango we warahungiye. Akiva mu buhungiro n'umuryango we batuye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Kuri ubu akaba barizwa mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko yavukiye mu buzima bugoye nyuma yo kubura umubyeyi w'umubyara ari we mama we. Yitabye Imana akiri muto cyane ku buryo atibuka n'isura ye barebana amaso ku maso. Kuva ubwo papa we niwe wahise afata inshingano zose z'urugo maze abitaho we n'abavandimwe be. Iki nicyo gituma uzakunda kumva uyu mugore avuga ko akunda papa we cyane, kuko ngo yamubereye urugero rwiza. Ibi kandi ngo nibyo byatumye akura yumva ko nta murimo n'umwe umugabo yakora we atakora uretse gutera inda byonyine. Kuri ubu Scovia ni umugore w'umugabo umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Scovia tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda. Kuri ubu nkuko nari mbivuze haruguru, afite titire ikomeye kuba ari umuyobozi mukuru wa RMC. Scovia Mutesi kandi yakoze ku bigo by'itangazamakuru bigiye bitandukanye harimo BNB FM, Umwezi mu kiganiro cyitwa Imbundo y'Ukuri. Yanakoze kandi kuri Flash FM. Saho gusa tumuzi kuko nafite ibitangazamakuru bye bibiri bikorera ku muyoboro wa YouTube ari byo Mama Urwa Gasabo nicyo yise izina rye Mutesi Scovia. Scovia Mutesi kandi haravugwa n'ibindi bihuha cyangwa se n'andi makuru ashobora kubimamo n'ibihuha bimwaturiraho ibyiza gusa bivuga yuko uyu Mutesi Scovia mu minsi iri imbere ashobora gushinga televiziyo yiwe igaragara ku mashene agiye atandukanye. Uyu mugore rero akabazwa gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi nkuru zinyuranye. Uyu mugore iyo avuga ku rugendo rwe rw'itangazamakuru yemeza ko René Antere Rwanyange yari umunyamakuru w'igihe ariwe wamushyizemo imbaraga atangira gukora hari mu mwaka wa 2011 ndetse akanamwigisha uko bategura inkuru ndetse n'imitwe y'inkuru. Avuga ko umunyamakuru kazi yafatiragaho urugero mu gutegura no kuyobora ibiganiro bikomeye n'abayobozi ari Solange Yanone wo kuri Radio Isango Star. Scovia yavuze ko mu gukora inkuru ze akunze gukurikirana cyane inkuru za politike, izimanza n'ubutabera bitewe n'amacenga barimo cyane cyane hagati y'abavoka ndetse n'abashinjacyaha. Aha twavuga nk'urubanza rwatumye amenyekana cyane rw'uwateguraga irushanwa rya Miss Rwanda Ishimwe Dieudonné Prince Kid, ubwo yatabwaga muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abakobwa babaga bitabiriye iryo rushanwa. Muri uru rubanza uyu munyamakuru yabaye kimenya bose kubera uburyo yagaragazaga ibimenyetso bimwe na bimwe nta uzi aho yabikuye ndetse akanabisesengura, bigatuma abantu babibona nk'ukuri. Kubera ubuhanga budasanzwe yagaragaje muri uru rubanza byatumye bamwe basobanukirwa ibyajyaga mbere muri uru rubanza nyine.
Ibi kandi byaje no kumuviramo gufungwa igihe gito ubwo ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyatangazaga ko abantu bakwitondera kuvuga ibyo babonye byose kuri uru rubanza mu gihe rutararangira. Ibi byanyuze mu kiganiro umuvugizi wa RIB yagiranye n'itangazamakuru agira ati ntabwo byemewe kuba watanze ubuhamya ku kirego icyo ari cyo cyose habaho kumukwena. Nanone kandi ibi byatumye abantu babihuza n'ikiganiro Scovia yari yarakoze yita operasiyo yitabwa muri yombi rya Prince Kid kuva ku itangiriro. Muri icyo kiganiro yagaragaje ibintu bitari bizwi na buri wese kuri icyo kirego cya Prince Kid. Uyu munyamakuru yanamenyekanye cyane kandi ku nkuru yakoze yagarukaga ku mirwano yahuzaga ingabo za leta ya FARDC n'umutwe wa M23 yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha abandi bavugaga inkuru bakuye ku bindi bitangazamakuru, we yigereye ku rugamba aho imirwano yaberaga. Uyu mugore kandi aherutse no kujya mu mashyamba ya Kongo ahari ibirindiro bya M23 gukorana ikiganiro n'umuyobozi w'izi nyeshyamba General Sultan Makenga. Ibyo benshi babaga biyumvisha ko bidashoboka we yarabikoze, bituma abantu bakomeza kumwibazaho cyane, bibaza imbaraga akoresha azikura. Scovia Mutesi mu kuza mu itangazamakuru kwe byabereye igisubizo abanyarwanda benshi kubera ubuvugizi akorera abaturage. Hasi twakwirengagiza nk'izamurwa ry'umushahara w'abarimu ndetse n'uw'abaganga kuko nabyo yabigizemo uruhare ubwo iki kibazo cy'umushahara muto wahabwaga abakozi ba leta yakibazaga Minisitiri w'Intebe maze kikahabwa umurongo. Hari na serivisi yagiye avugaho zigahinduka, aho twavuga nka mituelle de santé. Mu myaka yashize umuntu yivurizaga aho yari atuye cyangwa se aho yayitangiye. Urugero iyo wabaga waratangiye mituelle nko mu karere ka Rusizi, uw'aka kanya ukaba uri mu mujyi wa Kigali, wararwaraga bikagusaba kujya kwivuriza mu karere ka Rusizi aho watangiye iyo mituelle yawe. Ariko ubu byarakemutse, aho wari uri hose, aho wafatirwa n'indwara wahita utangira kwivuza. Yanabashije kandi impamvu umuntu yishyura mituelle agategereza ukwezi kose kugira ngo yivuze. Ibyo bibazo byose yabibajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame maze bihabwa umurongo birakemuka. Ubu aho waba uri hose n'igihe cyose wakwishyurira mituelle wituhabwa ubuvuzi nk'uko nari mbivuze. Scovia ni umugore w'umunyamurava ufite umutima ukomeye utagira ubwoba, akeretse gusa ngo iyo ari mu ikosa, kandi ngo ntashobora gukora ikosa yabigambiriye, kandi abizi ko ari ikosa kuko ntabwo ashobora kureba mu maso y'uwo yakoreye ikosa ngo abishobore. Avuga ko kuri ubu kubera akazi akora utamukunda mutinya. Abataramusobanukirwa neza bamwita amazina atandukanye nk'uko navuze haruguru kandi mabi: Gishegabo, Shyano, Inshinzi, Ikihebe ndetse n'ayandi menshi. Gusa ibi kuri we nta kintu biba bimubwiye kuko bidakuraho uwo ari we. Avuga ko uko wamutuka kose cyangwa uko wamwanga kose n'ibyo wakora byose bidashobora kumuca intege na gato, ahubwo bimwongerera imbaraga agakora cyane ku buryo ari wowe usanga umukeneye cyane kandi ntawe ufite wo kumusimbuza. Gusa aha kandi sitwakwibagirwa kukubwira inkuru y'urubanza Scovia yaregagamo Iraguha Prudence. Yashinzaga ko yamutukiye mu ruhame akaza kwitabaza inzego z'ubutabera kubera icyo yari yarise agasuzuguro gakabije. Scovia yavuze ko yababajwe cyane n'ibitutsi Iraguha yamututse nyuma yo kwanga kumutumira mu kiganiro asanzwe akora. Hanyuma undi mu gisa no kwihimura amutika ibitutsi bitandukanye. Hejuru y'ibyo bitutsi ngo yanageretseho amagambo yo kugaragaza uburakari, aho yagize ati iyo mba hafi nari kukujwibura. Ubwo bari imbere y'ubucamanza, Iraguha Prudence ari uregwa yahakanye ibyo ashinjwa, avuga ko ubushinjacyaha buterekana ibimenyetso bimuhamya icyaha byuzuye. Ubwo yabazwaga niba umurega ibyo avuga bitarabayeho, Iraguha Prudence yabwiye urukiko ati sinjya guhakana ko Scovia afite ishingiro ry'ibyabaye. Mu kuvuga atya, aha niho Iraguha yiteze igisa n'umutego. Abwira urukiko ko yandikiye ibaruwa Madamu Mutesi Scovia amusaba imbabazi. Yemereye urukiko ko nirumuhamya icyaha azishimira gusaba imbabazi uwo bikekwa ko yagikoreye. Si ibyo gusa kandi uyu mugore nawe yagize gukora inkuru imuta mu mazi abira. Ni inkuru yakoze atabariza abaturage bo mu karere ka Rubavu abasabira kubakirwa ikiraro. Abitangaza avuga ko hari ibihamya bifatika nyuma yo kuganira n'abaturage muri ako gace, nyamara ngo byari ukubeshya no gushaka abamukurikira bizwi nka views. Ibi byamenyekanye nyuma yaho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude kurikiranye neza iki kibazo hagamijwe gushyira mu bikorwa no gukemura ikibazo cyari cyatangajwe n'uyu munyamakuru. Nk'uko Minisitiri yabitangaje, yavuze ko
yababajwe cyane no gusanga ibyatangajwe n'uyu munyamakuru atari byo, ndetse avuga ko yasanze iki kiraro cyari kimaze imyaka 3 cyubatse kandi gikoreshwa. Uyu munyamakuru kandi yanatwaye igihembo cya Influence Award, aho abanyamakuru bo mu Rwanda bato umugenzi wabo witwaye neza muri uwo mwaka cyangwa wagaragaye mu nkuru nyinshi z'ubuvugizi, aho usanga batorwa hakurikije uko bakoze. Uyu mubyeyi uretse kuba ari n'umunyamakuru n'umusangiza w'amagambo uwo bita MC mu ndimi z'amahanga, mu birori by'ubukwe akaba afite n'iduka rikomeye ridoda rikanacuruza imyenda riri mu mujyi wa Kigali ryitwa Mutesi Fashion Shop. Reka ibya Mutesi siko vyatuye tubicumbikiye ahangaha. Icyo nakubwira cyo nuko uyu munyamakuru akunzwe kandi akomeje gukora cyane, ndetse ngo hitezwe kuzabonwa byinshi biruta n'ibyo afite ubaka kanya. Mwakoze kubana natwe, niba waturutse hejuru tugatangirana tukagirana ku musozo, reka nkubwire ni uri umuntu w'umugabo cyane. Nakubwiraga yuko ukurikiye Nyirandabizi TV, njye nitwa Tripoti, nawe ubutaha.